Imana no kugura pomade uyu munsi ni ukuri kw'Imana urutugu rwakutse. Warwanye nande? Warwanye na Yaka ntabwo twarwanye. Mwapfuye iki se ko yambwiye ngo mwashwanye? Yabikubwiye mu burenge nkasangahe kuri telefone. Nkasangahe saa sita z'ijoro. Yaka ni umunyamakosa nabi. Mwapfuye iki? Ngiye no kumwivana ntabwo ngiye kuzongera kumubaha inshuti mu nshuti zanjye. Nako ari wasinze nta n'uguzi wakuvumye wari. Ze dusabe ko nta mugabo ufite wahise nkaziho ukazaza unkanda. Waje se nkagucumbikira. Kancumbikira ngeze mfitaho. Na urancumbikira ngende mu rundi. Iki uragira ngo nawe uzavuye ngo naje iwawe ngo nzanye imyenda ngo mu mufuka. Uzanye udukariso tubiri. Ngo ariko nane muravuga mwana. Kwezi mbuga muravuga. Usa nk'abashwana. Hari umuntu bita Esther. Hari umuntu bita Kakajwi yaramutuye ngo nawe uzagenda twike Nzovu uvuge ko ari Kakabwa. Yabivuze mu kiganiro. Urangiye nanga umuntu ntukanakomera nkakwitendekaho ukankora icyo ushaka. Yego. Nese mfata Esther dusanga abarwana ariko kuko Esther andusha imbaraga. Yaramfasha aranzunguza. Akaboko gahita gakuka. Gahita gacomoka. Yo, nuvuga ngo nyina bayazana ni Esther. Ni wowe, yani. Niwe yazajye yemera si byo bamuvuga. We kucyavuga abandi. Nemera kwitwa Kakabwa. Koko usibye ko Esther wagira ngo nta bwenge afite. Metre Nzovu. Iyo bamushutse ngo ugenda ubwira umugabo mwabanye ngo ni Kakabwa, ubwo icyo gihe yabanaga na Kakabwa. Yes, bibe byiza nanone kambasuhuze ndetse mbahe nikaze nshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi. Ngewe nyita GB Entertainer, nyita Humble Man, nyita Stronger Man, nyita Future Maker. Kuri kamera muri kutubona yuko turi kumwe na Nzovu, turi kumwe na Dusabe. Nzovu, Karame, umeze neza? Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Ewana. Nubwo namfite ibibazo, bimeze gute? Nubwo maze iminsi naravunitse ariko ngiye si babagore bawe. Nano kuzo wakuvunye ngo ni Esther mukaya, kandi ngo ni Delphine. Ubwo wowe wari wapfuye. Nako ari wasinze nta n'uguzi wakuvumye wari. Ze dusabe ko nta mugabo ufite wahise nkaziho ukazaza unkanda. Waje se nkagucumbikira. Kancumbikira ngeze mfitaho. Na urancumbikira ngende mu rundi. Iki uragira ngo nawe uzavuye ngo naje iwawe ngo nzanye imyenda ngo mu mufuka. Uzanye udukariso tubiri. Ariko nane muravuga mwana. Kwezi mbuga muravuga. Ni wowe utavuga. Ngo byagenze gute? Ko azajya umenya ko hano tutunzwe n'amagambo. Tutavuze ntabwo twabona icyo kuvuga. Iyo wacumbikiye mu kanamuvuga se. Ninde nacumbikiye nka ibyo bintu ugacumbikira umuntu kanamuvuga. Kanamuvuga no kuri kwimagura. Nta makosa. Ubuzima bwacu buba hanze. Ureba baravuga ngo akaboko gatanze. Sibyo? Ngo akaboko k'iburyo gatanze akibumoso ni kabimenye. Ahubwo ni nawe wa mbere. Iyo uhaye umuntu nta muntu utararutabimenye. Nese unagoye kikubwira bivuze icyo ndaguha. Nta kintu nuko nyine ntacyo ahubwo se ngurira akaro k'inyama. Aya Nzovu nabwo n'abatankura. Ubwo rero mu kanya hari umugore uje iwanjye yitaje amusanga iwanjye. Yanjye mba tuba turi kwiganirira. Bamviduye. Bakuviduye. Yarazuma ari ibanga. 15. Hafi na bitandatu. Ubwo ni 12 ko ari na 2 mwajya kwishyura moto. Byose ubwo bibaye hamwe. Ubwo ni 17. Na 7 aho ngaho. Barakuviduye. Aha. Nese Dusa. Uramucumbikira Nzovu. Uko akeneye umuntu. Aracumbikira se mfitomba. Oya, umva ikibazo ufite. Ukeneye umuntu ugukanda. N'umuntu kumaze. Iramumasirize se. Icyo gihe ntabwo abancumbikiye. Ni nkura mugore tuvuye gusura urwaye. Nanjye nabancumbitse wawe ndwaye imvune yamara gucya nkigendera. Ariko wacika ntago wagenda. Mu burwayi bwawe ngo urashinza yaka. Oya, iyi mvune nabo nyishinja yaka. Ejo bundi yakarayakuvura ikiganiro. Noneho wama ex wanjye twabanye. Yego. Dusa nk'abashwana
hari umuntu bita Esther hari umuntu bita Kakajwi yaramutuye ngo nawe uzagenda twike Nzovu kuko ari Kakabwa yabivuze mu kiganiro urangiye nanga umuntu ntukanakwemera nkakwitendekaho ukankora icyo ushaka yego nese mfata Esther dusanga abarwana ariko kuko Esther andusha imbaraga yaramfasha aranzunguza akabugahita gakuka gacomoka yo nuvuga ngo nyirabayazana ni Esther niwe ntajye yemera si ibyo bamuvuga we kuki avuga abandi nemera kwitwa Kakabwa koko usibye ko Esther wagira ngo nta bwenge afite Maître Nzovu iyo bamushutse ngo ugenda ubwire umugabo mwabanye ngo ni Kakabwa ubwo icyo gihe yabanaga na Kakabwa iki koko cyagiye wari Kakabwa none ubu wahindutse Kakabwa none ubu yahindutse Kakabwa ntabwo urabitangiye yaraga bitangiye Nzovu wacu ntabwo ari Kakabwa yitwa Papa Sandrine nitwa Papa Sandrine ahubwo bajya bavuga nkuko nawe witwa Mama Blessing Mama Blessing Papa Sandrine bakuri kumva bitajyanye turi nuvuga bya bindi byakunda kuvuga twese turi abanyabutare burani kugiye kuvuga twese ngende umupapa nawe uri umumama ese buriya ako burasi twanaganira Nzovu buriya cyakoza uri papa nanjye ndi mama twanaganira kandi byiza Nzovu ntabwo yabivuga kwaje kopo sinzabivuga niyo mwagira niyo turatega iki ko ntacyo twagize ariko arabyemeye Nzovu mujya gukora ikintu ejo bundi ujya gwa 30 siteri bavugaga ko ugiye kubikora umva nta kintu uri bivuge uragapfusha mama ngo uragapfusha nde nande ngo urarahira tugiye mu kiganiro kwa Niko yakubwiye ibyo bintu yakubivuga mwarabivuze ntago mwari tugiye mu kiganiro kwa Manigo ntago nari mara ariko tukigera mu kiganiro ngo reka rero mbakubita kandi gashya ubu ni Nzovu aha kandi mwabikoze muri babiri isi yose birabine gabana nanone urabona birari wena yakanabanga mugikorwa ejo bundi yakayifate ngo anyara ku buriri naramurishiba yako wa mugani ko arabyivugira se ngo yanaboneyeho bego umugabo mbwa ariko yaka ucyo nyara ku buriri wazomera nka Nzovu nyara mwibasa ariko Nzovu dusabe nagushuka hari akantu numvisemo ngo impamvu ngo yakangwe nyaraga mwibasa ngo nuko yabonye nadusaba bikora ariko nanone ari ukunyara buriya urugo no kuburiri yabunyaragaho ntabwo nari ngumvishe neza oya ibasufuriramo wayinyaramo enda kereka ibasogezamo amasahani ubundi mwazajya kiriya gipangu cyawe kirazitiye nta gisambo cyageramo wazaza usohoka ukajya hanze kuko tuwarete yawe ndabona iri ahantu heza icyo tuzira ni izi nzoga tunywa ukazinywa cyane hari igihe wumva neza wazakodesheje sinzi uri mu tuwarete shadiye nta bushobozi dufite Nzovu warabufite ariko Nzovu ngo ufite amafaranga Nzovu afite amafaranga yayandi uri guha abandi uyafashe ukayateranya ntabwo wakodesha minsi ejo buri se niwasohokanye Esther handi bamukubitiye muri Zaganate siko wambwiye ngo uzanjyana Zaga byagenze Esther waramusohokanye we yarahansanze bagura inzoga ariko na cya gisambo gikuru cyabo twaguza twetinono hejuru tureba abantu bari hasi twifite icupa ryacu duhagazeho muri VIP ndahazi ariko rage nimuzansige ngo hari agakoryo wahakoreye numva nshaka kureba ngo hari ukuntu uguzi kubyina icupa riri ku mutwe waretse muri weekend tujye Nzovu ufite gahunda nyinshi weekend reka twumve weekend hari ntabwo inzoga zose zirahenda yenda ariko ari ahantu nabonye hari inzoga nta gafanta kwinjira n'amafaranga kandi we kwinjira turi kumwe araza kwinjira no mu mafaranga kuwa gatanu baka amafaranga haba ari amafaranga ariko mwema babashubije inyuma ngomba kubinjiza umukobwa baba bari kumwe utuye Byimana hano wakoraga no ku Nganji niwe wishyuye wenyine ariko wari umusitari n'ubundi dusabe wamwinjiza nta kibazo kandi nanjye njyana undinjira wari kuneka ntabwo oya nanjye nyine wenyine ntabwo banyishyuye ukisohokana ariko Nzovu wamenya andi makuru ngo yakagiye gusubirana na dusabe iriya ntacyo mbizeho ariko urumva yakayavuze ko ari tayari kugusaba imbabazi kandi imbabazi se yazisaba ku buryo
nyuma bamaze ibyuma bintu bongeye gushwana ubundi nimbibone umugabo umeze nka nzovu se nzovu wanyikundira mana iyo mwishe ngende umugabo mwiza mbabwe ngende nandukanye kamwana icyambere ngende mfite umugore yego mbana nawe mu nzu yego saa moya mu rugo nimba n'akanwe simwe mu hafi yo mu rugo yego nakanywa inda twaba dufite umuhenda mbana na Esther twari dufite umukozi Esther yabaga atatashye yirariyo umukozi nkagenda akangaburira none umukozi nawe yanywaga akanwesi ngiye nkamugura akanwesi kamwe nanjye ngura kandi tukakanywa twanza nkiryama nkategereza ko Esther akomanga zasasa wazasa urumva ukuntu uri umwana mwiza nuko dusaba ari kugusaba ko reka tubanze twiye iminsi igihe hanyuma y'amezi nk'abiri atatu banashaka amafaranga dukore bwa bushobozi nese amafaranga nese nzova amafaranga niyo yubaka akaze ko ko mbona ureba inyukara ukarabye indimi utabiteza mamugirira ryiki hari yaka wamumuhayemo pasi ariko nge sindamutere wese kumubona ukagira mama ukamira ariko nzovu n'ubundi ngo ufite gahunda yo gushaka umudamu mushyashya nta mugore mfite ubu kugeza ubu nari mfite ivete ivete umuntu bita Esther arimo kumuneranyaho mu kanya baje kunsura uwa babiri birangira ivete avanye amafaranga yanjye kuri telefone 13,000 ngiye buri mu ntankore kandi wari ugiye kwizera ivete none biranze abakobwa bakomeje kunanirana wasenga kurangira umukobwa wenda atari ibi byanjye nawe tuve mu by'imikino nakoze uburaya ngira gute nawe uranana yakamwana wakoma ko tujya kwipimisha tukabana twese turi bazima nta kibazo nzovu dusabe reka njye mubyiza ukuri nasaza nkoza ibirenge ngashaka umukozi akazateka agafura tukazinduka tujya mu biganiro yawe cano nkazaniko cyangwa tukanayikora nijoro igatera imbere yewe ukambera umugore icyo gihe uzi ko yakamwana ahita arakara kubera ko baracyayifatanyije tubicara dushatse tunya tuyihindura mbese mwayitagura neza kuri telefone uyu nguyu bari bamuhaye dusabe wanzovu urumva ku kantu yanatwika uzi kuvuga ngo dusabe wanzovu yakamwana ntabwo ndusha ubusitari reka yakamwana kurusha ubusitari reka ngubwire wowe ufite abasitari abantu bagufana no mu Rwanda ariko yakamwana abantu bamufana hanze sibo benshi abo mu Rwanda bangana bate muri Amerika simba afite ega uzi icyo ngenzira urumva ko kimukunda icyo nzira nta tacingira icyo ngiyewe nzira warese tukibanira nkahita nkugura ka smartphone keza nta kibazo ndakwemeye umugore mwiza urakoze mugabo mwiza ariko mfite abana bane nawe ufite umwe ubwo ni batanu ubwo ni bate mwana twabyaranye twamubyara kuko muri gihe ndikumva ushaka umwana wa nzovu yakamwana ntazave ngo akahita ngo kitwa ngo yakadusabe yakamwana ntabwo ndusha izina kugeza ubu ngiye no kurongora dusabe noneho tuyite nzovu dusabe oya nzovu wadusabe dusabe wa nzovu se nzovu wadusabe habanza umugabo agakurikizaho umugabo nzovu niwe wabanza nzovu wadusabe ubwo ni nzovu wadusabe ase dusabe arabyemera ni ukuri kw'Imana nzovu ndanamukunda we tayari birabaye muri kino kiganiro dusaze ko mbaho neza banangira n'umutima sindara amajoro abandi se nta mutima bagira ngo akire umutima yonze ugira ngo dusabe mwabanye yarara amajoro yajya kugotumira amayoga kandi atanywa ntago nayarara reka rero mbabwire mureke ahubwo mu bipange dusohore save the date tuzakore n'ubu tuzabanza dushaka amafaranga muri kumwe bashaka amafaranga nanjye dushaka amafaranga noneho tumira abantu sibyo sheri ni kwa karindwi ngende ndafite miliyoni yavuze ntimuzanyice mwabisambo nase bayabariye zandazara yabariye nanjye se njya mu mubare w'abayabariye none wari wavuze ngo nzamusohokane Gisenyi uri tayari se uzamujyana yenda dupinga kandi ugiye kuba tayari uzamujyana
ni ukuvuga ahubwo wowe batayari utangira umufate neza iri joro muze no gutahana nakundira umuntu ngo nukubera amafaranga nese ntabwo namukunda urukundo rwa serious apana amafaranga yego ariko buriya dusaba yavugisha ikintu cyiza uzakunda umuntu yego utamukundiye amafaranga kuko ushobora kumukunda umukurikiye amafaranga ya mafaranga yashira n'undi agahita agukatira yego nese Nzovu nizera ko umwe mu bantu bakurikira amakuru ubu ngubu ukurikije ukuntu mu kiganiro ukurikije ukuntu Dusabe yarabanye na Yaka ubu nawe ntiyaragiye kuzamura umunwa neza wumvisha abasitari ukuntu barimo bararumana hari warumye umuntu ugutwi mizuru ariko reka mbikubwize ukuri Dusabe Yakamwana nawe yari kuzakuruma nk'umunwa cyangwa nk'ijisho si wari waragiye kuntera ibuye yabo yaragiye kugutera ugataha watitiye kiriya gihe uramukunda apfuye bari no kudufunga yego yupfa bari guta badufunga kandi ngo dusobanure ukuntu Dusabe apfuye kuko buri muntu apfuye ntabwo bashobora gufunga Yakamwana wenyine natwe baradufunga bitewe n'ibyabereye aho ngaho tuvugisha ukuri buriya wagize amahirwe Yakamwana aragenda hari ibyo Imana yagukijije yego cyane n'ibyo mbishimira Imana aho kuki abasitari basigaye biharaza guterana amabuye kurumana izuru kuri mu gutwi wumva ziriya nyama ugutwi n'izo nyama ziryoha ku muntu mwakanganye mw'abasitari wowe nta muntu warumye yewe jya kugira ngo ndume umuntu we yarandumye nanjye ari inda yagize kunduma Sodoma hano sinzi ahantu mfite inkovu gutya igihe inandya buriya Dusabe buriya iryinyo iyo umuntu akurumye iryinyo ribamo icyo bita ubumara ahakurumye inkovu ntabwo ihora ikurya ni ukuvuga ngo bwa bumara buba bumeze nk'ubw'inzoka enda sinzi mba bumeze nk'ubw'inzoka tuvuge ngo ni ubw'umuntu ariko amenyo nayo ntabwo ari meza uzanarebe n'imbwa nakuriye ikakuruma nayo bagutera inshinge nimba ari miliyoni zingana ariko Nzovu Dusabe yari yagutumira mama warinda kumusura kandi ngo bizaba ari ikirori kimeze neza reka nkwereke nanga kujya mu bintu bya nyamahondo Dusabe mama we naza kumusura iyo nkuru se ninde wayikubwiye Nzovu njye ni umunyamakuru nzatumira wowe na Yaka muri babiri kuki se Yakamwana uzatumira Yakamwana kandi mutakibana aze icyo gihe reka nkubaze hari nyirabukwe ntabwo Yakamwana yigeze ajya kwirega kwa nyirabukwe reka turenge ndi mukuru noneho reka twumve nyirabukwe ari mama wawe azaba yaje kugusura uhita uhamagara Yakamwana bahuze n'undi mutaragiye kwirega oya n'ubundi bwa mbere barahuye kandi ubwo hagati yabo baraziranye none se kiliziya yakuye kirazira ese waretse mu kigo cya Yakamwana nkaba ari ngiye uzaza Yakamwana kukamureka ubwo so zaba hari nk'iki akaba ari wanerekana se nk'ubu tudore umugabo dusigaye dukundana nose idore ikibazo rero bajya bavugana na Yakamwana kuri telefone none se ikibazo ubu ngubu ndi no kwibaza ubu ngubu mama arabizi ko watandukanye na Yaka none wazabaje kubunga kudusura bisanzwe kubasura bisanzwe kusura ngewe bisanzwe ubwo se Nzovu azaba hari nk'iki inshuti yanjye nk'inshuti yawe nako n'umukwe cyangwa inshuti inde n'umukwe we ninjye uzerekanwa ntuzerekanwa ariko mwabyanze Yakamwana yadukubitira aho ngo mu nzu yawe yadukubita yaza kuri ya mbigeri yiwe ariko aho ajya avuga ngo yarwanye harya ngo zahehe yarwanye muri Kongo zaze nizo mu ishyamba ni hatare ariko nizere yuko uzaba uhari umuntu ahindukira no mugabo guhindukira no kurembera kirazira uhindukira umugore wawe ugahindukira umugore wawe akabonye dusabonye ko kiriya cyana kirakurusha Nyashi Nzovu akunda Nyashi ntabwo njyewe ntabwo nigeze nshaka abagore bafite ikibuno nka kiriya ariko ubu bagezweho kubira amazega buriya tujya tuvugisha ukuri yego ikibuno ibivamo ntabwo mubizi icyo nza ku buryo cyagutera utabivuga ntabwo mbivuga ikibuno cyo cyagutera ubwoba aho uzi iyi taye ya Dusabe abazungu ko bayikunda yego bayita taille française abazungu barayikunda uko ndi biranyura nimba ndi gatoya biranyuze nta kibuno ufite biranyuze oya urumva ikibazo riga cya Nzovu ni uko uri kumubwira ngo arimo arahindukira akareba ngo kiriya cyana
urabona nyine afite rero agira irari wabona duhise tubisheshera hano kuri kamera kandi mwari mubyemeranyije tukabirangiza ubu bikarangira umuhaye pasi nawe nambona nawe utandukaniye na yaka mwese muri kimwe azi ko nanjye aka gatoki kavunitse se yakamwapfuye iki nzoga yakamwa nta kintu twapfuye kiremereye ariko yakamwa sinzi uko ateye sinzi ibintu byabaye azanamo ibintu ntazi ntabona bivuga imbere ya kamera biba ngombwa ko nabo twari tugiye kureba aba diaspora biba ngombwa ko banegera moto yego bahita babwira umwana nawe bahita bamusaba nawe itagenda bahise babisohora twe ntabwo badusohoye budi biwushingwe umwana yakamwana njyewe ibyo yakamwana ibintu yavuze ntabwo nabivugiye imbere ya kamera dusabe wenda aza kubimubwira ku ruhande uraza ariko mwapfuye ibintu bikomeye ibaze kuri kuvuga ko utazongera no gutuma muba muri kumwe njyewe abangaba se yereka mbyize ukuri ubundi mukareka mbyize ukuri yego yakamwana imbere y'Imana ndamukora ni nk'inshuti yanjye ko yakamwana ntiwamenya ukuntu ateye atangiye kujya kubabaza ashoboye si nimba ari ibyo yakoze akiri iriya birimo kugenda bisa nk'ibimugaruka yakamwana ahinduka rimwe ndabacya dusa ahinduka rimwe ntiwamenya nubwo mwana ameze nk'umuyaga cyangwa ameze nk'igicu ariko sha Nzovu warababaye n'ukuri iyi ngaruka yose ni iya Esther ni iya Esther ariko buriya Esther kuki utamusubirana oya nawe ntabwo wabishyigikira dusa ababeshya Nzovu Esther ahubwo nuko ari bubyanga buriya Esther yemeye rimwe abona ukuntu na Nzovu ahita yemeye none uvuga ngo Nzovu akunda dusabe nako Esther cyane Esther cyane mu bundi mu bagore bose tunze ubanza akunda Esther mu byo ubanze ko ushyizemo na ba bandi na za ndaya zabo niwe muntu ujya utuma atajya Sodoma yamufite ntabwo yajyayo Nzovu ntabwo heruka yera Sodoma ejo se simo twe dukuye ngene yakamwana mwahavuye sangaye kabura ni nka sangaye da banyari nka saa sita saa tanu n'igice saa sita z'ijoro ariko banze Sodoma hariyo umurozi wanyu ujya njya mvuga ko babarogeye Sodoma kuko nta handi mujya ni Sodoma igihe cyose yego ni ukubera iki mukunda Sodoma Nzovu ubu yakayibereye Sodoma kuva yasize ntabwo mbizi nimba ejo yari afite 1,100 kuri telefone yego se avuga ngo agiye kubibitsa ubwo nibyo ari kunywera yego reka twinjire mu gice cyacu cya nyuma ni content nshaka ko tuzajya tuganiraho hano kuza amarere ni content yitwa Karaga Ubwonko ariko cyane cyane ndayihera kuri Nzovu sibyo ndayihera kuri Nzovu noneho Nzovu najya avuga ibintu bitewe n'ikibazo mubajije ukabyemera wowe ugigira gutyo kuboko ariko n'umunyomoza nyine ujya uvuga nta kibazo we narazajya yumva nyine ibyo uvuze atari byo urumva icyo gihe azakunyomoza ariko nazajya yumva ibyo uvuze ari byo ajya agira gutya gusa sibyo reka tugendane tugiye ku kibazo cya mbere ni akabazo koroshye pe Nzovu tugendane wavunitse pe akihangana ugerageze ugure pomade yavuze ngo ayo yagura pomade yagura agapeti yego se ni akabazo tugiye guheraho karoroshye Nzovu ndagira ngo untandukanyirize tugiye reka ikibazo cyacu mva hano gihera ndagira ngo untandukanyirize ikintu cyitwa ikigo nderabuzima ndetse n'ibitaro ikigo nderabuzima ndetse n'ibitaro urabona ndahera ko ikigo nderabuzima ikigo nderabuzima nkurikije iterambere tugezemo ikigo nderabuzima gisigaye nibura nta murenge waburamo ikigo nderabuzima cyangwa akagari yego noneho ibitaro bya bitaro ikigo nderabuzima ushaka kuba urembye cyane bakakohereza ku kigo nderabuzima oya ko bitaro wajya ku bitaro urembye baguha ibitaro nyine niyo bitandukanye niyo bitandukanye ni ukuvuga ngo uravuze ngo kuko ikigo nderabuzima kiba kiri hafi yawe yego ibitaro bishobora kuba biri kure yawe yego iyo wagiye ku kigo nderabuzima bakabona ko warembye cyane bakohereza ku bitaro yego dusa kutageze gutya nibyo cyane nakubwiye ngo ntuzajya wumva ari ibyo ujye ugira gutya nibyo nawe ni kubyumva yego tujye ku kibazo cya kabiri nk'ubu ngubu
Nzovu yaramuka aka kanya yaravutse akisanga ari umugore yari kuba ari nk'umuntu witwara gute? Ngewe yuvuka ugasanga uri umugore. Ngewe ndi umugore. Yego. Nari gusenga Imana ikama umugabo tuberanye unkunda nanjye mukunda. Nicyo kintu cya mbere ari gukora. Nicyo kintu nari gukora. None mu myitwarire wowe ariko uri umuntu witwara gute? Mu myitwarire kubaha bagenzi banjye cyane ntabwo numeranya nawe cyane ntabwo nari kugirana agakungu n'abagore. Kubera icyo utemeranya nawe dusa? Nari kujyanaga Nzovu yaravuze ngo yaba umugore. Yego. Wari kujya wicuruza ugahera ku biceri 200 wari kubireba. None umva ahantu yishyize ukuntu ari heza. Oya none wavuze kereka reka buriya umukobwa ngo ari kuzajya utangira desa abajije umugore iyo usanga ndi umugore n'ubundi niko wavuze. Reka buriya umuntu ujya gukora uburaya aba bitewe n'ubuzima arimo. Ntabwo ari ubuzima. Sawa rero yego yavuga ko mutemeranya ariko ibyo ntacyo bitwaye. Koko arakuzi. Nzovu ndamuzi. Ibibazo byacu ni 5 ntago biri bube byinshi. Abadukurikiye wenda nabo baraza kuza kutubwira. Yego tugiye ku kibazo noneho gisaba kubanza gutekereza. Sibyo? Umubyeyi yabyaye kamanze nyisome neza. Umubyeyi yabyaye abana 6, abakobwa 5 n'umuhungu umwe. Wabyumvise? Umubyeyi yabyaye abana 6. Abakobwa 5 n'umuhungu umwe. Noneho buri mukobwa afite musaza umwe. Ubwo abo bana ni bangahe? Umubyeyi yabyaye abakobwa 5. Abyara n'umuhungu. Ubwo abo bana ni 6. Ni 6. Yego. Noneho buri mukobwa afite musaza umwe. Ubwo abo bana ni bangahe? Ubundi abo bana barakomeza babe abakobwa 5 undi musaza wabo n'umwe barakomeza babe 6. Barakomeza babe 6? Kandi barabyaye. Oya uravuze ngo umubyeyi yabyaye abana 5. Yego. Yabyaye abana 6. Abakobwa ni 5. Yego. Bafite musaza umwe. Yego. Kandi buri mukobwa afite musaza we. Abana ni bangahe? Abo bana ni bangahe? Buri mukobwa afite musaza umwe kabisa. Abo bana n'ubundi ni 6. Nawe ni kubyumva dusa? Kuko wa musaza ntabwo ahinduka sibyo? Nese ahinduka gute kandi bafite musaza umwe? Urafata wa musaza wabo n'undi ni musaza w'abakobwa ufite ubwenge. Icyo kibazo injiji. Nizo zitagisubiza? Nzovu iki ngiki cyo nugisubiza. Tugeze ku cya 4. Ndahita mvuga ati Nzovu afite ubwenge ararenze. Urumva? Inka yuriye inzu iragwa. Yuriye inzu iragwa. Hagati y'inka n'inzu niki cyaguye? Inka yuriye inzu iragwa. Yuriye inzu iragwa. Inka yuriye inzu. Inzu iragwa bitewe na ya nka yuriye. Numvise inka yuriye inzu iragwa. Hagati y'inzu n'inka niki cyaguye? Hagati y'inzu n'inka niki cyaguye? Yo ko bitekerezo. Haguye inzu. Nge ndumva haraguye inzu kuko ubwo urumva ngiye ko mbitekereza inka urabona oya nongeye ngisubize. Inka yuriye inzu. Ngari ubwonko ndatekereje. Inka yuriye inzu iragwa. Iragwa. Hagati y'inzu n'inka niki cyaguye? Nta na kimwe cyaguye. Ese byagumye mu kirere? Nta na kimwe cyaguye. Impamvu inka ntabwo yakurira inzu. Nese inka yakura inzu gute? Wafata inka ukayishyira kuri inzu ikurira. Ntabwo ijya yurira. Wari wabona inyana y'umutavu? Ntabwo inyana y'umutavu. Wowe yari kugisubiza ngo kingo wari kugisubiza muri byose nta cyaguye. Wowe wari kugisubiza. Oya ngende kubaza. Nta nubwo ndi busubize. Nese mu byo nababwiye byose ndi gusubiza. Hagati y'inzu n'inka nta na kimwe cyaguye. Ngende kumva ari inka yaguye. Kuko inka yagiye kurura inzu inka itigwa. Uri kumva atari byo? Aya. Kuko bitari gushoboka nyine.
nyine se inzu inka yakuye inzu. Mbega ubwo byaba bimeze nk'ikindi kibazo kivuga ngo umubyeyi yakubise umwana we yasinze, hagati y'umwana n'umubyeyi ninde wari wasinze? Uwakubise. Eh? Ese kumva atari uwakubise. Yakubise umwana we kubera ko yasinze, ariko nanjye niko mbyumva ntago ari uwakubise, ahubwo yakubise umwana wasinze. Yego, reka twigire ku kibazo cya nyuma, ntekereza ko gishobora kuba ari nacyo cyoroshye tugana no ku musozo w'ikiganiro turi kugirana. Nzovu, ndashaka yuko umbarira imibare, ariko uburyo ngiye kugusaba kuyibaramo urumva urajya ubicurika. Turajya ubicurika gute? Ibyo bintu babikora mu masegonda 20. Uri tayari? Zambicurika. Ndabikubwira nyine uburyo ubicurika. Ngo bimbwira. Urajya uvuga ngo 1 10 2 9 3 8 4 7 5 gutyo. Urabishobora? Ndagerageza. Wowe iki? Wowe ugiye guhera inyuma. Ngiye gushyira amasegonda. Wowe urahera imbere. Urahera imbere ujya inyuma gutyo gutyo. Nibwo byumvikana neza. 1 10. 2 9. Uyicuritse? Reka nanjye ngerageze. Ugiye gutangira amasegonda 10. Okay. Ubwo nubyicura ahita uhagarara. 1 3. Oya. 1 10. Urajya uva ku wa mbere ujye ku wa nyuma hagati. Ku wa nyuma mbese? Gutyo gutyo. Ubwo noneho 1 10. 2 9. 3 8. 4 7. Yego. 5 6. Ngo biteye hagati. 6 4. Sibyo? 7 3. Nese byo wose kwari gukomeza. Yes, reka mbashimire inshuti yacu twabanye muri kino kiganiro. Ni iby'agaciro, channel yacu yitwa Izamarere. Aka ni agace kacu kazaya kanyura mu biganiro byacu bitandukanye tugirana n'aba ba influencer. Haki ijambo influencer arizi? Umeze ute muze? Ni sawa mukecuru. Sawa abakurikirana Izamarere TV show. Icyo tubashakaho ni abasaba shana comment nimba koko mukunda dusabe na Nzovu koko mu kandi abantu bazatubwira ese ngiye na Nzovu turaberanye. Zamureke. Sawa nabyo muzabitubwira. Ako kantu kandi ko muzabitubwire ariko nimba nababyemereza nakabyaramwe ndabizi Izamarere kandi mbona no gusuza dusuze wa diaspora. Kandi ko Rosine uranywe dusuze Nzeko dusuze John wa Eva. Ese John yaragiye? John ari hanze yongera ataha. Komeruka kuzanira Stile yaragiye. Ugira ngo amasogisi yese nese yatwara. No sino panaro kwa yihezemo. Siyo yakuzanira. Oya ni cyashya ejo baraye. Hako ni yacagu. Akonga ko nagacagu ako. Murangije kubasuhuza se? Nahakagaruka. Ariko hari akantu tutari tuvuzeho nabonye nuza. Uriya boss wa Yaka yasabye ko mwasubirana. Mwabyeme nyirabuja cyangwa nyirabuja Asiya. Reka twe tuvugisha ukuri. Asiya n'ubundi bwaheruka. Asiya bayifuza yuko yakubaka. Ariko ntabwo nanone Asiya ari ubasenye. Sibyo. Nayo batandukanye biramubabaza yewe. Twasubirana akishima. Kandi baca umugani ngo ingeso z'umuntu zimuvamo yapfu. Ngo burya ingeso nipfa ngipfa nyirawe yapfuye. Ingeso za Nzovu kwa kundi ubutujijisha ngo utakare zizapfa n'undi wowe. Ntabwo aribyo bashatse kuvuga. Nibyo. Wowe kuri ko wavuze ngo umukiriya w'indaya n'ubundi uzagumya ubu. Wari ugiye kubitubwira. Ntabwo ndi indaya nk'uko dusa bivuze, ngende umukiriya wazo ko njye ujya kuzigura. Thank you. Ndandima nkubwa kuri umukiriya w'indaya.